umugore yari umudiyakoni mu rusengero, akubaha pasiteri ariko ntiyubaha umugabo we. Umugore agahera ku wa mbere akageza kundi wa mbere ari mu cyumba cy'amasengesho, umugabo we yanywaga inzoga agataha mu marembo adandabira. Ndatasha umugore atari komana, wampaye ikigeragezo uyu mugabo wampaye n'uwahehe, tiwambwa we nta mugabo ukurimo, tubundi Imana yampuzaga nawe ishakike. Mugabo aramubwira ngo mama David, nubwo usenga nk'abanywa inzoga ndi umupagani, niba ijuru ribaho uzajya umva mu matangazo ntabwo uzaginjiramo. Niba utanyerera imbuto ni umupagani, iyo Mana usenga ntabwo nzajya kuyisenga. Umugore arabyuka ajya kwa pasiteri ati umugabo yambereye ikigeragezo. Pasiteri, toka shitani kwa jina la Yesu, ndavutura abazimu b'urugo. Umugabo mu gitondo asubira mu kabari ngo atahe. Mama David ati nashatse nabi, uri ikigoryi nta mugabo ukurimo. Mugabo aramubwira ngo iyo Mana usenga niba ijuru ribaho uzaryumva mu matangazo ariko ntabwo uzaginjiramo, nunajyayo nzajya kurekarama imbere y'Imana. Umugore gitondo kimwe yigira inama, pasiteri atamubwirije, aravuga ngo uyu mugabo n'ubundi navuze nabi narasenze biranga. Reka mbabwire, hari igihe usengera utakabaye usengera, igikenewe ari ukumenya ubwenge buri muri wowe no guhishurirwa ikiri muri wowe. Gitondo kimwe umugore aravuga ati rero sasa n'ubundi uyu mugabo ntawe nzamushira, narabyemeye. Umugabo ngo ataha adandabirana, hageze mu marembo azi ko ibitutsi ari byinshi. Umugore aramubwira ngo papa David, ndagushimye, karibu umugabo mwiza mu rugo rwawe. Ati mbese wizihiwe? Ntabwo wasinze, wizihiwe. Ngo amukuramo inkweto amuryamisha ku gitanda. Umugabo abyutse ngo yitegereze umugore we, aramubwira atari ko Imana ni igitangaza. Imana ni igitangaza. Mama David, ni wowe wankuyemo izi nkweto? Ni wowe wansasiye? Mama David ati tuza mugabo wanje, ngwino muri dushe. Bakanda kuri buta, amazi aramanuka aramwoza. Papa David ngo yigira inama. Nimugoroba baravuga ngo ngiye kujya mu kabari, sezera abo twasangiraga, ndabona umugore wanjye yahindutse. Haragenda mu kabari arazinywa arazihaga, ataha yujuje. Ngo umugore amukubita amaso arabwira ati mugabo wanjye nkunda, ko wazinywa kose umbabarira igihe nataye kubwira nabi ndagukunda. Amukorera bya bindi byose yamukoreraga. Ngo hari kuwa gatanu, kuwa gatandatu umugabo abwira umugore batumva nkubwire rero, uyu munsi naho njya nawe ntaho ujya, ariko saa 8 hari aho tujya. Haramubwira ateje ku cyumweru hari ibirori tuzajyamo. Ngo baragenda, umugabo agura costume, hagurira n'umugore w'igitenge. Mugabo urate siko nari nzajya gusenga mugabo wanyu. Umugabo ati oya, hari aho tuzajya. Yakije imodoka baragenda, abona bari kwerekeza ku rusengero kujya mugore yasengeraga. Baricarana mu rusengero, pasiteri arabwiriza. Ntabwo yigize pasiteri abwiriza kwihana. Umugabo amanika ukuboko mu rusengero. Umugore ati sheri, ibi bintu ugiyemo ni ibiki? Ati kandi za nzoga ziracyagukoreramo se? Hano mu rusengero ntawe manika ukuboko. Umugabo atoya havendeka, manika ukuboko mu rusengero. Pasiteri ati bimeze bite wowe? Ngo umugabo atera intambwe araza. Haramubwira ati hari ibintu bibiri nshaka kuvuga. Haramubwira ati niba icyo ushaka kuvuga. Haramubwira ngo pasiteri, ikinzanye hano mu kwihana. Uretse gatoya wumve, ntabwo ngiye kwihana kubera ko wabwirije neza, nta nubwo ngiye kwihana kubera ko numvishe izindi mbaraga, ahubwo Imana yafashe umugore wanjye akambwira neza. Ndashaka nanjye unsengera ari yimfata, kuva uyu munsi sinzasubira mu kabari ukundi.
umugabo yakira Yesu nk'umwami n'umukiza kubera kwera imbuto ku mugore. Mbarizo umuntu muri kumwe ngo ni bangahe wazanye kuri Yesu? Ni bangahe wazanye kuri Yesu? Ni bangahe? Ni abakobwa bangahe bakijijwe kubera wowe? Dufite abantu basenga bagasirimba bari hano, bava mu gusirimba bakerekeza mu kabari nijoro, mugakubitana mini yazamuye avuga ati mumpereze irindi icupa. Abo ngabo ijuru bazajyumva mu matangazo. Dufite abahanura rebosheka bavuga n'indimi, akuzura umwuka akakubwira ati njyewe navuganye n'Imana, ati kera nakoraga ku bantu indwara zigakira, ariko yagera aho batamureba akinjira mu kabara akanywa Heineken, kanywa inzoga. Abakobwa basirimba tutaba turi hano, akanyura mu mageto y'abasore nka 5-6, yarangiza ati Uwiteka yavuganye nanje, mfite amasezerano, Mana mpa umugabo. Ubundi uri umugore ushaka umugabo wiki? Dufite ababyeyi barara bacatinga n'abagabo bataraba, bwacya mu gitondo Mana uri Imana, amasezerano yose uko Imana yatanga. Kwa mukobwa we, inkoko, ifi, burushete, inyama byose bihurira mu nda yawe, zizakuvugira mu nda n'udakizwa. Kandi abo ngabo ntibatana no kuzamuka imisozi, ntibatana no kumva ijwi ry'Imana. Hembura umurimo wawe Mana we, kuko iyi si dukurura cyane, abashaka bariri torero Satani yamaze kubagusha. Tegereze neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi mwana yaraheze kera. Itegereze neza uburyo utwaye agakiza kawe, utabuhetse ingobyi mwana yaraheze kera. Mbarizo umuntu muri kumwe ngo uracyamuhetse cyangwa umwana yagiye kera? Dufite abapasiteri, dufite abaririmbyi, dufite abahanuzi. Reka mbabwire ibintu bibiri. Akajerekani karimo amata, kigezemo amata, iyo yavuyemo ukakihumuriza iteka ryose bumva karagiyemo. Ugafasha karimo amata n'akatarimo amata ntiwabitandukanya keretse ugize gute? Funguye ukihumuriza. Ndashaka kuvuga kuri aka kajerekani katarimo amata, umuntu yihumuriza akumva yagezemo ariko akabura amata, ni hahandi uzategereza ko abahanuzi baza kuguhanurira, ariko wowe Imana yaza kugushaka ikakubura. Mbwira uwo muntu muri ko ngo gerageza uburyo bwose ugirana ubusabane bwawe n'Imana. Umukozi wa MTN iyo umusanze umu agent hariya ufite ikibazo cya simukadi, hari igihe akubwira ngo ndabona iki kibazo nanjye ntagishobora, reka nanjye mpamagare hehe? Kuri MTN. Aho agiye guhamagara nawe wagira gute? Wahamagara. Rero gerageza kutaba umukozi, aho kugerageze kuba umwe mu bakoresha. Gerageze kuba umwe mu basabana n'Imana. Kubera iki dusenga Imana ikatwumva, bandi bagasenga bikanga? N'ubusabane udafitanye n'Imana. Bwira umuntu muri ko ngo ubusabane bwawe n'Imana burakenewe. Nta mafaranga ufite, nta mashuri, nta buranga, nta etaje utunze muri uyu mujyi wa Kigali, nta n'umwuka wera ufite, mbarizo umuntu muri ko ngo ubundi ubayeho ute? Nta mafaranga, nta mashuri, nta diplome, nta cyongereza, nta gifaransa, nta giswahili, n'ikinyarwanda uvuga ubyica, ibintu byose nta mashuri, nta n'umwuka wera, ubundi bazakubahira kuki? Mbarizo umuntu ngo niyenge ngo ufite yakurengera uyu munsi. Urabuteretse amaso, ndi keza, ndakeye,
agenda atwika. Utwika ibiki? Mubiri n'amazi ameneka ntagire gute? Kibinda umuntu atura hasi kikajanjuka ntibongere kukibumba. Mana yambwiye ngo nkubwire ngo ikeneye umutima wawe. Keneye gufata icyemezo Imana ikakugirira.